nitwa Niyonshuti Desire, nkaba ndi umwizera w'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ribarizwa muri IPRC Kigali, rikaba ari ASA RP IPRC Kigali. Nitwa Sokongari Marie Aime, wenda ku batanzi nabanza nkabibwira, niga muri KIST, mu cyahoze ari KIST, ngubu ni URCST ikorera Nyarugenge. Ndi umwizera w'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rikorera muri iyo kaminuza n'ubundi ASA UR Nyarugenge, mu ntara ya ASA Kigali. Ngira ngo muri iyi minsi kuva kuri 27 kugeza uyu munsi tumaze iyo minsi yose mu gikorwa cy'ivugabutumwa ryateguwe na SAP Ministry. Kikaba ari uburyo bw'ivugabutumwa rigera ku muntu ku giti cye, urugo ku rundi, cyangwa se umuntu ku giti cye. Nitwa Mizero Eric, ndi umudiventiste w'umunsi wa karindwi, ndi umuyobozi wa SAP Ministry. SAP Ministry ni amagambo y'impine avuga Seventh Day Adventist Young Professional in Evangelism. Ni itsinda cyangwa n'umuryango w'ivugabutumwa ukoresheje urubyiruko cyangwa abakiri abasore n'abajene mu ibwirizabutumwa. Ukaba ari umuryango ukorera muri ASA Kigali n'intara y'ivugabutumwa. Tukaba twishimira kuvuga ivugabutumwa ahashoboka hose. ASA Kigali n'intara y'ivugabutumwa ikorera muri Filibi y'Ubuvazuba bwo hagati mu Rwanda, by'umwihariko ikaba ihuza abanyeshuri ndetse n'abarangije mu bigo by'amashuri ariko bitari iby'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Ni ukuvuga ngo amakaminuza atari ay'itorero ry'Abadiventiste, abo bantu barimo nibo bari muri SAP Ministry bagakora umurimo w'ivugabutumwa. Ni itsinda rifite intego yo kuvuga ubutumwa ariko bijyanyiranye n'ibyo twiga, cyangwa se tubikabikora kinyamwuga bijyanye n'ibyo twiga. Bivuga ngo niba uri umuganga ukavuga ubutumwa bijyanye no kuba uri umuganga, niba uri umwubatsi, niba nkanjye niga electronique ukabikora byose wifashishije ibyo wize. Ni ukuvuga ngo niba twize biology, ni gute nayifashisha kugira ngo mfashe abantu mu ivugabutumwa. Niyo ntego ya mbere dufite. Hanyuma rero noneho kuba turi hano turi kugenda ni ukuvuga ubutumwa, ariko navuga ni nk'umuntu kuri umwe, kuko ntabwo twavuga ngo ni urugo ku rundi, kuko hano ni mu kigo, ni umwe kuri umwe. Amazina yanjye ni Jean Bosco Kubwimana. Yego, tumaze iminsi tugenda dufite inyandiko hano muri iki kigo cya IPRC Kigali. Ahangaha tukaba turi kuhahurira cyane cyane ari KIST na IPRC Kigali n'abanyeshuri ba IPRC Kigali mu murimo w'ivugabutumwa, aho twagiye tubona yuko Yesu yagiye atanga ibibwiriza aha abigishwa be bakagenda babiri mu kuvuga umurimo, mu kuvuga ubutumwa. Natwe tugenda turi itsinda rya batatu, inshuro nyinshi batatu, tukagera ku banyeshuri aho bagiye bari batandukanye, yaba ari mu madorotwari ndetse yaba ari no mu maklase yabo, tukagenda tukababwira ubutumwa bwiza, ndetse aho tubona bigenda bibyara umusaruro n'abantu benshi bagenda babyishimira. SAP Ministry yatangiye mu mpera za 2019, mbere yaho yuko icyorezo cya COVID-19 gitangira, ndetse umurimo wayo urakomeza. Nubwo wari ukomeye mu gihe abantu batabashaga kuba bahura, umurimo urakomeza binyuze ku mbuga nkoranyambaga, binyuze kuri murandasi, imirimo igenda ikorwa. Hari bimwe byagiye bigerwaho rero. Bimwe mu byagiye bigerwaho harimo yuko hakozwe ivugabutumwa dukoresheje inyandiko, tugakoresha nanone mu rurimi rw'icyongereza bakunze kuvuga nka posters. Ni ukuvuga ngo ahantu hagiye hariho amafoto ariho ubutumwa buri muri Bibiliya cyangwa mu mwuka w'ubuhanuzi, bukabasha gusangizwa abandi, ndetse no gukoresha amavideo kugira ngo abantu babashe gutambutsa ubutumwa ahagiye hatandukanye. Rero uyu murimo twakoresheje uburyo bwo gukoresha inyandiko
nk'uko tubibwirwa n'umwuka w'ubuhanuzi by'umwihariko mu gitabo cy'ivugabutumwa, kandi tuwukora twifashishije imfashanyigisho ziri muri icyo gitabo cy'ivugabutumwa n'ubundi nk'izo tubona muri Bibiliya, aho Yesu yakoreshaga uburyo bwo gusanga abantu umwe kuri umwe, nk'aho amagambo akomeye dufite muri Bibiliya, urugero yo muri Yohana 3:16 yuko kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo abone ubugingo buhoraho. Ayo ni amagambo yabwiwe umuntu umwe ari we Nikodemo. Ariko uyu munsi ni icyigisho gikomeye ku bantu twese. Ni ukuvuga ngo rero tugomba guha agaciro ivugabutumwa rikozwe umuntu ku wundi, ndetse tukaba twafata n'umwanya wacu kugira ngo tumubwire amagambo akomeye yo mu byanditswe byera nk'uko Yesu yabikoraga. Rero uburyo twakoresheje ni ubwo gutanga inyandiko ndetse no kuganira umuntu ku wundi. Amazina yanjye nitwa Muhoza Esther. Hanyuma uburyo bikorwa, tumaze iminsi twahereye ku cyumweru tugenda duhera mu kigo cy'abanyeshuri, tugenda igitanda ku kindi, hanyuma biza kuvaho dukurikiza noneho hanze aribyo twakoze uyu munsi byo kujya mu rugo ku rundi, kandi twabonye bifite umusaruro ukomeye. Twagiye dukoresha inyandiko zitandukanye, aho nk'iyi nyandiko ivuga ngo ibibazo 5 ku butabazi bwihutirwa ari inyandiko igizwe n'ibibazo 5 umuntu ashobora gukoresha kugira ngo aganire n'umuntu utari wakira Yesu Kristo, cyangwa se umuntu usanzwe udasenga, cyangwa umuntu udaha agaciro iby'Imana. Ibi ni ibibazo utangira uganira n'umuntu, urugero ukamubwira ku by'ubuzima busanzwe turi kubona muri ino minsi kugira ngo agire amatsiko. Nk'uko tubibona no mu gitabo cy'ivugabutumwa, Yesu yakundaga gukoresha interamatsiko ndetse n'ibyo abantu basanzwe bamenyereye. Urugero, mbese utekereza ko ibihe turimo ari byiza kurusha ibindi, aho uba uri kugira ngo uvuge ku bihe turimo, ibihangayikishije abantu, kwiyongera kw'ibiciro by'ibiribwa ndetse ibyorezo bigenda byiyungikanya n'ibindi. Hari ibibazo 5 ku mategeko y'Imana, ariho noneho umuntu abazwa n'ubundi ibibazo bitangira birasa kugira ngo umenyanye n'umuntu, ariko umuntu agasozwa ari kwereka yuko nubwo yaba ari umukristo kandi yemera Bibiliya kandi yizera Kristo, ariko hari amategeko yagiye yirengagizwa, cyane cyane itegeko rya 4, itegeko rivuga ku isabato. Hanyuma rero umuntu akararikirwa kugira ngo ubwo ari kwitegura Yesu Kristo ugiye kugaruka, nawe agaruke ku rufatiro rwo kubahiriza amategeko y'Imana. Utu dupapuro rero tutuganiraho, umuntu yaba adafite umwanya tukaba twakakamuha akazagasoma. Ariko hano hari n'izindi nyandiko nk'ingi ivuga isabato cyangwa icyumweru, isobanura uburyo umunsi wo kuramya nyakuri ari isabato atari icyumweru, ndetse n'inyandiko yindi nayo ivuga kuramya igaruka ku butumwa bwo mu Byahishuwe 14 umurongo wa 6, ugakomeza ariko by'umwihariko ahavuga yuko abantu bakwiye kuramya Imana bakayihimbaza kuko ariyo yaremye ibiriho byose. Hanyuma rero niyi nayo niyigendanye n'imirire cyangwa se nutrition, isobanura abantu uburyo bashobora kwifatira amagara yabo neza kandi bakagira intekerezo nzima zituye mu mubiri muzima. Hanyuma rero n'iki gitabo cy'intambara ikomeye ni igitabo twakoresheje dukora iri vugabutumwa, kandi ni igitabo kigira umusaruro cyane ko twabwiwe n'umwuka w'abantu yuko mu mperuka cyangwa se mu mpera z'ibihe tugomba kugisangiza abantu, cyane ko kizakora umurimo ukomeye wo kwereka abantu kuri no gusohoka muri Babuloni. Rero umurimo w'urugo ku rundi ni umurimo ugira umusaruro ukomeye cyane mu bihe byashize cyane, ndetse no muri iki gihe turimo ugereranyije n'indi mirimo dukora mu itorero. Hari ukuririmba, hakaba kubwiriza mu ruhame, ariko by'umwihariko umurimo w'urugo ku rundi cyangwa se gusanga umuntu ku giti cye, ukaba wamuha inyandiko cyangwa se ukaba wanamuganiriza ku giti cye, bigira umusaruro ukomeye, kubera ko iyo adasobanukiwe ubasha kurushaho kumusobanurira, ndetse waba hari ibyo udasobanukiwe ukaba wamuhereza bagenzi bawe bafite byinshi byisumbuyeho. Gukenerwaho igikorwa cyari gikenewe cyane ko ari
ubwo buryo bwiza bw'ivugabutumwa, umwuka w'ubuhanuzi uturarikira gukoresha. Usanga rimwe na rimwe abantu basa nk'aho bahugiranye ku buryo umwihariko w'ivugabutumwa rigeze ku muntu ku giti cye bitanga umusaruro kurusha kubwiririzwa mu ruhame. Tukaba rero twarabonye ari uburyo bwiza cyane bwagiye butanga umusaruro, aho abantu bagiye batuganiriza ukabona umuntu agufunguriye umutima akakubwira akari ku mutima, ukaba wenda wahera aho ngaho ukanamubwira icyo ijambo ry'Imana rivuga ukurikije uko atekereza. Ikintu cyantangaje cyane ni uko hari aho twageraga twasanga ari nk'abantu benshi bari mu mirimo itandukanye, ugasanga bose bahise bayihagarika kugira ngo babashe gutega amatwi ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza tubabwira. Aha ho byaranejeje cyane, usanga Mwuka Wera yateguye imitima y'abantu, utangira kumuvugisha akakumva, ugasanga akwakiranye yombi. Hari n'abagiye bumva tutatandukana bakaduherekeza. Byaranejeje cyane, ni ibintu byiza kuko ntago imbaraga zacu, uvuze mu imbaraga za kimuntu nta nubwo wakumva ko umuntu ari buguha umwanya, ariko biratangaje kuba umuntu yemera kuguha umwanya we mukaganira, niyo yaba ari kugenda mukaganira. Twagiye dutangazwa nuko hari abantu twajyaga dusanga batubwira ko basenga kuko ariko bakatubwira ko hari ibintu bishyashya bumvishe, cyane cyane nk'amategeko. Ugasanga umuntu akubwira ati njye maze imyaka myinshi nsenga, ariko kugasa ibintu usome byanditse muri Bibiliya. Byaratunyuze kandi biratunezeza yuko no murimo uri gukorwa, kandi twumva byanakomeza kuko nabo ni kubona yuko babyishimiye. Ibyiza byo ni byinshi ntawabirondora, kuko akenshi usanga abantu tugenda tubwiriza ubutumwa bafite inyota, usanga bashaka ko duhora tuganira tubigisha ijambo ry'Imana, ariko n'imbogamizi ntabwo zabura, kuko hari igihe ugera nko ku muntu ugasanga arahugiranye, afite imirimo myinshi ari gukora, ugasanga abuze umwanya. Imbogamizi twagiye duhura nazo muri uyu murimo, hari nk'igihe twajyaga kureba nk'umuntu tugasanga wenda ntabwo dufite ibikoresho bihagije byo gutanga. Hari igihe twahuraga n'umuntu ukeneye nk'igitabo runaka ntabwo tugifite, bikaba ngombwa ko wenda aducika gutyo, cyakoze tugasigarana nimero ze kugira ngo tuzagire ubufasha twamugenera. Ababa bafite impungenge rero cyangwa bumva badafite ubushake, ngira ngo uwitangiye kuba umukristo agomba kuzirikana ko afite uruhare agomba gusohoza muri uyu murimo twahamagariwe w'ivugabutumwa. Twiyemeje guhaguruka tubanze tubwire abantu inkuru nziza y'uko Yesu abakunda, ariko kandi tubabwire nuko Yesu icyo dushakaho nuko twumvira amategeko ye, nk'uko yabivuze muri Yohana 14 umurongo wa 15 ati nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Nidukunda Kristo rero tuzitondera amategeko ye. Ubwo buryo rero ni ukugira ngo dusakaze inkuru nziza y'agakiza, ariko tunababwira ibyo Kristo yavuze kwitondera. Murakoze.